cyangwa mu gihe ipasi yawe ushobora kuba yarashiriye nk'uku, egera hano nkwereka uburyo wayitunganya ukayikorera amasuku, ukahanagura bino bintu bigashiraho, igasigara ari urwererane nk'iyi. Noneho ipasi yawe urabanza ukayicomeka igashyuhamo gake, yamara gushyuhamo gake ugahita ufata agasabune kawe ukagashyiraho nk'ibisanzwe, ukagashyiraho nk'uku. Ubwo agasabune twagashyizeho, wanyuza ukahita ugakwirakwiza hose, ukagakwirakwiza hose, dore ngibi. Wanyuza ukahita ufata paracetamol zawe, ugura ibinini bya paracetamol, nibyo tuvurisha iyi pasi. Ubwo wimaze gufata cya kinini cyawe washyizeho agasabune cyangwa utuzi dushyushye tw'akazuyaze, ubundi ugatangira ugakubaho gutya, kuko iyi iba yarashiririye cyane, ukoresha ibinini byinshi. Urabona turakubaho gutya, turakubaho. Ugomba kumenya yuko iyi pasi mbere yo gukubaho gutya igomba kuba ishyushyemo gakeya, kugira ngo ikinini cyacu kize gukora neza nk'ibisanzwe. Ugomba kuba ishyushyemo gakeya. Noneho urabona ikinini cyacu twagisizeho, uragisigaho pe kigashiriraho, uragisigaho kigashiriraho cyane, kugira ngo uyu mwanda wose ushireho rwose nk'uko ubibona. None urabona iyo tumaze gushyiraho ikinini cyacu, uhita ufata ka kabistori kawe, warangiza ukagenda ukubaho gutya. Wangiza ukagenda ukubaho gutya, kandi gukubaho nabyo uritonda ntago upfa gukubaho. Wangiza ukagenda ukubaho gutya, urabibona ibintu bigenda byomokaho rwose. Wangiza ukagenda ukubaho gutya gake gake, ugakubaho. Ipasi yawe ihita yongera ikaba nshyashya cyane rwose. Urabona ugenda ukubaho gutya, wamara gukubaho ugahita wongera ugafata twa tuzi twawe dushyushye cyangwa twagasabune, ukagenda ushyiraho nanone gutya. Ni ibintu byoroshye. Wamara gushyiraho gutya, wangiza ugahita ufata ka gatambaro kawe, wangiza ugakubaho gutya. Urabona ipasi yacu iri kugenda iba urwererane, iri kugenda iba umweru, kandi ibitera neza, ibinyerera neza. Urabona iyi pasi dushatse yose twayihanagura tukayikorera amasuku, igasa urwererane nshya nk'uko iba yasohotse nk'uku. Iyo wayikoze gutya iyi pasi, ndakurahiye ntiyongera gutwika imyenda. Kandi impamvu ipasi igira ubushyuhe bw'umurengera nuko iba iri gukurura umuriro mwinshi unyuza muri ubu bushirirwa, bigatuma ikoresha imbaraga nyinshi, igashyuha cyane. Kandi mbere yo gutera ujye umanza umenye yuko ipasi uyigabanyiriza umuriro yo ubwayo. Iyo yashyushye irikupa cyangwa ikongera ikigupura. Mbere yo gutera ipasi menya yuko iyi volume yayo ufunguye gakeya ikaka. Iyo yatsa agataro ugikaraga kano kantu uhita urekera. Kirazira kumariramo volume gutya, ibi bintu ntago ari byo, kirazira kumaramo volume. Wowe mu gihe ugiye kwicana, fungura gakeya yaka gatara uhite urekera. Nuzaza utera, imyenda yawe izaza yikupa mu gihe agize ubushyuhe bwinshi, cyangwa yikupuye mu gihe bikenewe. Ubundi nurangiza gutera imyenda yawe, wongera ukarage ka volume uyizimye. Ndakurahiye nubigenza gutya, ipasi yawe izakomeza ibe nzima, ntizongera kugutesha umutwe, ntizongera kutwika n'imyenda yawe. Reka duhere kuri kano gapasi. Ubu ngiye kubereka aka gapasi. Urabona tugiye ugakorera isuku iyi myanda, mbereke uburyo mwayihanagura mu buryo bworoshye, ikongera ikaba urwererane, ikajya yirinda gutwika imyenda yanyu. Hari ibintu turi bukenere by'ingenzi bigera muri bitatu. Icya mbere turaza gukenera aka kembe, kano bakita bistori. Turaza dukenera kano ka pistori. Niturangiza dukenere isabune, murayibona ngiyi. Iyi sabune nayo ngiyi murayibona, turaza kuyikenera.
niturangiza dukeneye n'ibi binini bya paracetamol bigura ibiceri 200. Aka kembe ko kagura 100. Iyi sabune yo nta gihenda cyane, wakoresha isabune cyangwa ugakoresha n'amazi asanzwe ashyushyemo gake, ni ibintu byoroheje. None reka duhere kuri no pasi, reka duhere kuri iyi ngiye kwereka uburyo wayihanagura rwose ukoresheje ibyo nkweretse, ndetse ugakoresha n'agatambaro kawe bisanzwe. Noneho nta kindi, turabanza duhambure bino binini byacu nk'ibisanzwe, babyita paracetamol. Ibi ni ibinini tugiye gukoresha tubasha gutunganya ipasi yacu mu gihe yashiririye, mu gihe itwika imyenda. Egera hano nawe ubigenze gutya, uhagarike kongera gutwika umwenda wawe. Turafungura ikinini cyacu, dore ngiki twagihambuye, dore ngiki. Niturangiza, dore ngiki kinini cyacu. Ipasi yawe mbere yo gukora bino urabanza ukayicomeka igashyuhamo gake, ukumva ko yashyushyemo gake. Warangiza ukahita gutya ibishyushye, wakumva ko yashyushyemo gake ukahita ushyiraho twa tuzi twawe ukatusigaho, dupiririzaho gakeya nk'uku urabibona. Turapiririzaho gakeya, ni ibisanzwe. Nitumara gupiririzaho, turahita dutangira amazi kuyageza ahantu hose ku ipasi. Niturangiza dufate ikinini cyacu, dore ngiki. Niturangiza tugende dukubaho gutya, ugenda ukubaho nyine. Hano hari ubushirire, ugenda ukubaho rwose nta kibazo ufite. Urakuba nyine ukabibona nk'uko ndi gukuba. Ipasi yawe iba urwererane, igahita ihagarika kongera gutwika imyenda. Noneho bimaze gukubaho ikinini cyawe, itufata ka kenda kawe wangiza ukanyuzaho gutya. Wangiza ukanyuzaho gutya. Urabona rwose ipasi yacu ni urwererane nk'uko ubibona. Iyi ni step ya mbere ku ipasi iba itanduye cyane nk'uku. Noneho ngiye kukwereka step ya kabiri, ipasi yanduye cyane yo ihanagurwa gute, bigenda gute. Menya ibi bintu by'ingenzi ku ipasi yawe mbere yo kuyiteresha umwenda, kugira ngo uyirinde kuba yatwika umwenda. Niba uri hafi, egera no ku Isomotech nkwereke cyangwa nkugire inama y'uburyo ushobora kubigenza mbere yo gutera umwenda wawe, kugira ngo uwurinde gushirira cyangwa uwurinde kuba watwika ipasi, nyine uyirinde kuba yatwika umwenda wawe. Ariko icyo nkusaba cya mbere, jya kuri YouTube channel yacu yitwa Isomotech, naha ku mbuga zacu zose, kuri TikTok twitwa Isomotech, Instagram n'ahandi hose. Ubundi udukurikirane, udufollowing, ukore subscribe, kugira ngo ujye ubasha kumenya utuntu nk'utu tw'ingenzi. Iga online hamwe na Isomotech.